Iyo umuntu agize ibyago akabura umuntu we cyangwa se akagira ibindi byago amakuba atandukanye arababara. Ikintu aba akeneye cyane ni umuntu umuhumuriza, umuntu umubwira ngo komera, umuntu umubwira ngo haracyari ibyiringiro. Aba akeneye ihumure, nubwo iryo humure ritamugarurira ibyo yabuze, ariko bimuha gutuza, bimuha kongera kumva yuko bishoboka. Yes, ashimwe bahaye ikaze muri Ndaheze Impact Show. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ihumure riva ku Mana. Muri Yesaya 40 umurongo wa 1 n'uwa 2 hari amagambo meza cyane. Imana yandikishije iravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Ngo niko Imana yanyu ivuga. Ngo mubwira ab'i Yerusalemu ibyururutsa umutima, mubabwire ko intambara zaho zishize no gukiranirwa kwaho bakwabariye, ndetse n'ibyaha byaho babihariwe kabiri n'Uwiteka. Ayo ni amagambo Imana yabwiye Yesaya ngo abwire Abisirayeli ngo tuhumurize abantu b'Imana. Ihumure riva ku Mana. Turi mu isi tudufasha igihe mu ntambara, ibyago birahari, intambara ni nyinshi, ariko kandi Imana yifuza ko abantu bayo bagira ihumure. Niyo mpamvu iryo jambo rivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ko intambara zishize. Nubwo ibyago bihari, ariko Imana ishaka ko tubibaho, tuba mu isi dufite ihumure, kandi ihumure niyo iritanga. Ijambo ry'Imana tubwira muri Zaburi 34:19 ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka arimukiza muri byose. Ibyago bitubaho waba ukijijwe waba udakijijwe, waba wubaha Imana utubaha Imana, kuko turi mu isi yangiritse, kuko turi mu isi ifite umuvumo. Ibyago bitubaho, ariko abakiranutsi uko bibaho bitandukanye nuko bibaho ku bandi. Iyo bitubayeho abantu bubaha Imana, hari isezerano yuko Uwiteka aturengera, Uwiteka aradutabara. Paulo yaranditse mu Bakorino ba 2 igice cya 4 havuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, ngo kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abafite amakuba yose, ngo tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Nuvuga ngo abantu b'Imana, Imana izi ko duca mu makuba, kuko turi mu isi ntituragera iwacu. Aha ntago ari iwacu, iwacu niho tutazagira amakuba, iwacu niho tutazagira ibyago, iwacu mu ijuru. Ariko turi mu isi duhura n'amakuba, ariko muri ibyo byose Imana ngira duhumuriza. Ngo muri byose ntabwo iduhumuriza muri bike, iduhumuriza muri byose. Niyo mpamvu yifuza ko ugira ihumure ibyo waba ucamo byose. Ariko kandi iyo tumaze kugira iryo humure, duhumuriza n'abandi. Bene data, Imana itwitayeho, Imana ifite ihumure ryo kuduha. Ibyo waba ucamo byose, niba wubaha Imana, menya ko Imana yagusezeranyije kubana nawe. Rwandiko rw'Abaheburayo ibice 4:15 hari ijambo ryiza nkunda cyane. Havuga ngo kuko tudafite ubutambyi bukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nkeya zacu, ngo yageragejwe mu buryo bwose usibye ko atakoze icyaha. Dufite umutambyi mukuru ubabarana natwe. Abarundi hari ijambo ryiza bakunda gukoresha rivuga ngo Imana iratubabaye. Bivuze ngo Imana iratubabaye, bavuga ngo Imana itwitayeho. Nuvuga ngo niba uri muri ababara, si wowe ubabaye wenyine, n'Imana ifatanyije nawe muri uwo mubabaro, ntabwo ikuri kure. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo none ubwo tumeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu. Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iratubabaye, ihumure rirahari. Imana yambwiye ngo mubwire ngo ibyo uri muracamo ihumure ryayo rirahari. Uhumure, ntabwo ikuri kure. Amakuba nubwo yaba menshi ate, Uwiteka azagutabara, Uwiteka azagukiza. Gira ibyiringiro kuko ufite Imana ikwitayeho. Ihumure riva ku Mana. Niyo mpamvu biratubwiye ngo duhumurize abantu b'Imana, ngo tubabwire yuko intambara zishize. Bene data, ni igihe gito intambara zigashira. Uhumure, uhumure. Ibyo wagucamo byose uhumure. Imana irahari. Imana ntiyizigera ikureka, ahubwo izabana nawe byose. Yesu nabaho umugisha. Amen.